Muraho neza, turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Nta handi rero muri, ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu? Ni ukubabwira ko ari beza, ni ukubabwira ko tubashimira, ni ukubabwira ko ari ingenzi. Nyuma yo kureba tugasanga abantu bakeneye kubwirwa amagambo meza, ndetse bakeneye kwereka urukundo. Umva, nta kindi tubereyeho, ni ukubabwira ko tubakunda, ni ugushimira abantu, tubabwira ibyiza byabo, tubaha indabo bakibasha kuzifata, ndetse nabo ukibasha kuzitanga. Mwarabibonye twebwe twihora twikorera amasiripurize, duhora dutungura abantu tubabwira ko tubakunda, kandi twaje gusanga abantu barabikeneye. Abantu bose, nta muntu n'umwe turakorera siripurize ngo tubone agaragaje reakisiyo itari nziza, cyangwa tubwire ngo ibi bintu ni bibi mwamuhoteye. Abantu bose baratubwira ngo Imana ibahe umugisha mwakoze. Ni icyerekana rero ko abantu bakeneye ibyiza, ni icyerekana ko abantu bakeneye kubwirwa neza, ni icyerekana ko abantu bakeneye urukundo. Mureke tubibabwire, mureke tubashimire, mureke tubereke urukundo, kuko nicyo tubereyeho. Reka rero mbere ko dutangira ikiganiro cyacu, mbanze mbarangira ahantu mwakura ibintu byiza, ibintu by'ubwenge. Mukeneye kudodesha imyenda, mukeneye kudodesha amarido, mufite ibirori, murifuza umuntu ubakorera imyenda myiza, amatisi meza, nta wundi wabikora neza kandi ku gihe, ni Grace. Grace irakorera mu isoko rya Nyarugenge. Nimero ni 0788509573. Grace aragufasha, Grace arakudodera neza, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, imyenda ikakugeraho ku gihe. Hanyuma rero abifuza namwe kugura imyenda ya caguwa, nta wundi muntu wabaha imyenda myiza, ni Nunu kuri 0788708835. Nunu akorera muri Shike, winjiriye ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho wanamwandikira kuri WhatsApp. Nunu aragufasha akaguha imyenda myiza, ukambara neza, abantu bose bakajya kubaza ngo ninde wakwambitse, kandi tuvuga ko ari Nunu. Hanyuma abakeneye imodoka nziza rero namwe kugura imodoka zijyanye n'igihe z'amayiburidi, Fabiola arahari kugira ngo bafashe. Nimero ni 0788981397. Fabiola arabafasha ku bijyanye n'imodoka ndetse no kubasobanurira. Hanyuma bifuza rero jardin, gutegura mu rugo, amavaze, indabo, ibijyanye n'imitako yo mu rugo ituma mu rugo hasa neza, umuhumuro mwiza, umuyaga mwiza, Yvette arahari kugira ngo abafashe kuri 0788651258. Yvette wamwandikira, Yvette wamuhamagara, nawe arahari kugira ngo iwawe harusheho gusa neza. Uyu munsi rero murabizi iyo tutakoze surprise tugira gutya tukavuga ngo ni igiki twaganira, ni igiki twabwira abantu. Uyu munsi reka narebye ndavuga ngo mureke turebe ibintu byatuma urukundo ruhoraho, ibintu biryoshya urukundo. Ikintu cya mbere rero ni ukubanza kubaha umukunzi wawe. Ikintu cya mbere ni ukubaha umukunzi wawe. Umukunzi wawe mwubahe, umukunzi wawe umwumve, umukunzi wawe umutega amatwi, umukunzi wawe umuha umwanya. Kumwumva no kumwubaha, ibyo bintu bituma umukunzi wawe ahorana kubona urukundo rukomeza ruryoha. Ikintu cya kabiri rero ni ukunyurwa n'umukunzi wawe, kunyurwa nawe. Hari abantu usanga batanyuzwe, ugasanga bafite ka kajagari, bafite guhora bajarajara. Icyo ngicyo kiri mu bintu byatuma urukundo rusubira inyuma. Ariko umukunzi wawe nimba unyuzwe nawe, nimba umukunzi akunyuze, icyo gihe urukundo rwose rurahora ruryoshye. Ikindi kintu rero nabonye cyatuma urukundo ruhora, ibintu byaryoshye urukundo, mbese ni nk'ibirungo. Kushyira ibirungo mu byo kurya bikaryoha, hari n'ibyo washyira mu rukundo kugira ngo urukundo ruhore rutoshye. Ahantu hahora urukundo, ahantu hahora ibyishimo, kuko hari urukundo hahora ibyishimo, ahari urukundo hahora amahoro, ahari urukundo haba ubumwe. Ikindi kintu rero ni uguhora ubwira umukunzi wawe ko ari mwiza. Hari abantu usanga umuntu ni umukunzi wawe, ni fiance wawe, ni sheri wawe, yagiye muri salon ntiwabibona, yambaye neza ntiwabibona, yahinduye, yari afite wenda n'imisatsi. Ibaza aho umuntu ashobora guhindura na ruhu, akaba yari afite imisatsi akanogosheje, ariko ntubibone. Oya, icyo ngicyo rero kubwira umukunzi wawe ko ari mwiza, kumubwira ko asa neza, kumubwira ko aberewe, kumubwira ko ahumura neza, ibyo bintu umuntu aba abikeneye. Kandi ntabwo bikeneye abagore gusa. Twishyize imbere abagore, tubona ko ari twe tubwiye kubwirwa amagambo meza, ukagira ngo umugabo we ntabikwiye. Umugabo nawe nimba yambaye neza, mubwire ko yambaye neza. Hari n'abagabo bahumura neza, mubwire ko nawe ahumura neza. Mubwire ko asa neza, bamwogoshe neza, nawe bimubwire. Ibyo bintu rero biri mu bintu bituma urukundo ruhoraho, urukundo ruryoha. Mbese icyo nacyo kiri mu birungo by'urukundo. Ikindi rero ikintu cyatuma urukundo ruhoraho, ikindi kirungo, reka tukite nk'ibirungo by'urukundo, kubwirana amagambo meza. Guhora mubwirana utugambo twiza, guhora muganira, mutera story, mwibukiranya ubuto bwanyu, mwibukiranya fiança yanyu, mwibukiranya ibintu nk'ibyo muterane story. Ibi bintu biri mu bintu bituma
urukundo rurushaho kuryoha. Ikindi rero kugira ibintu byazana mu muryango, aho ngaho turarebana no mu muryango, ibintu byatuma mu muryango hahoramo urukundo, harimo n'ibintu byo kwicara hamwe umugore n'umugabo mukigira hamwe imishinga, hakagira imishinga muvuga ngo tugiye kwigira hamwe uyu mushinga tuwukore. Hari igihe umuntu abona ko ugasanga yigize nka nyamwigendaho, yigize umuntu wirebaho wenyine, niwe wifatira imyanzuro wenyine, ameze nk'umuntu wiganiriza, kandi Imana yaramuhaye umufasha cyangwa yaramuhaye umutware kugira ngo bahane ibitekerezo. Aha rero kugira ibintu mwigira hamwe, kugira imishinga mufatira hamwe, kugira ibintu miganira, ibi biri mu bintu byongera urukundo, kuko iyo muganira, iyo mufite iyo mishinga muri gutekerezaho hamwe, bituma umuntu abona ko unamwitayeho, ndetse bituma abona ko nawe afite agaciro. Aho kugira ngo ugire umushinga uvana aha ujye kuwuganiriza iwanyu, uvana hano umushinga kugira ngo uganirize umugore wawe n'umugabo wawe, cyangwa umugore uganiriza umugabo ugasanga bagiye kuganiriza inshuti. Oya, iki kiri mu bintu byongera urukundo, kiri mu birungo by'urukundo. Ikindi rero harimo kuganira nabibabwiye, kuganira niyo atari kuvuga ngo mufite iyo mishinga mugiye gutekerezaho cyane, mujye munaganira, munyuzemo nyine, munisekere, muganire, mugire umwanya munini wo kuganira. Kuganira biri mu bintu byongera urukundo. Hanyuma rero harimo ikindi kintu cyo guhana impano. Nta muntu udakunda impano, nta muntu udakunda akantu ko kugutungura, umuntu agukubita agasiripurize uvuge ngo uyu muntu mukoreye iki. Hari n'igihe umuntu urugero ushobora kuba no ku minsi mikuru nk'iyi ngiyi wenda twizihiza amaniveriseri, iminsi itandukanye, nimba umuntu adakunda iyo keke ushobora kuvuga ngo se ngo hoya ngo ntabwo kanaka akunda keke, ngo ntabwo rwose akunda keke, ariko afite ikindi kintu akunda, ndetse n'iyo yaba atagikunda afite ikindi kintu akeneye, ikindi kintu ubona nawe. Nimba uri umugore kameme ushobora kureba kuvuga ngo umugabo iki kintu aragikeneye, nimba uri umugabo ushobora kuvuga ngo umugore ariko muhaye aka kantu aragakeneye. Ibyo bintu rero byo guhana impano biri mu bintu byongera urukundo. Iki nacyo kiri mu birungo by'urukundo. Ikindi kintu cy'ikirungo cy'urukundo, ibintu byo kudapfukirana. Ugasanga umuntu agiye kuvuga ngo guceceka, cyangwa ugasanga umuntu uramupfukiranye, nyine uramumangatanyije, niko bajya bavuga mu Kinyarwanda. Oya, umuntu wese nagira ubwisanzure, umuntu wese mu muryango nagira ubwisanzure, umuntu wese nabone umwanya wo kuvuga uko yiyumva cyangwa uko atekereza. Ikindi rero ni uko mwese kumva ko mwese muri bamwe, kumva ko mwese mufite umwanya umwe, kumva ko mwese mukeneranye, kumva ko mwese mufite agaciro. Apana kuba hari umuntu umwe wishyize hejuru, ubona ko ari we inkingi ya mwamba, abona ko ibintu atari we wakoze ibintu bitagenda neza, atabonetse ko mutaba. Oya, mwese muhana agaciro, mwese mu rugo, buri muntu wese abone kundi ari ingenzi, ndetse ko umuntu wese ari uw'umumaro. Ikindi rero mujye mugira sije muganiraho, mugire gutya muvuge ngo iki gihe tuzaganira kuri ibi, iki gihe n'iki twategura iki n'iki twakivugaho. Ibyo bintu rero bizagenda bidufasha. Ibyo ni ibintu bike nabonye, nawe ushobora kuba ufite ibindi, ariko utwo ni utuntu duke narebye ndavuga ngo mu rukundo hakeneye iki, hakeneye kumvikana, hakeneye gushyira hamwe, hakeneye guhana umwanya, buri muntu wese akagira ibitekerezo, buri muntu wese agatanga igitekerezo. Kandi kuba mutari kumva ikintu kimwe ntabwo bivuze ko uwo muntu wazanye icyo kintu ari umuswa cyangwa ari injiji. Oya, ahubwo buri muntu wese nimuhana ibitekerezo, muhana umwanya, birarushaho kugenda neza. Ndabashimiye rero, murakoze cyane. Ntabwo dusigaye dukora ibiganiro bitoya cyane kugira ngo mubirebe, kugira ngo mubirangize bitabarambira, kugira ngo ndetse n'ubu butumwa bushaho kugera kure. Niyo gahunda, niyo mpamvu twagabanyije gukora ikiganiro kirekire, ntimukirebe cyangwa mukirangize, ahubwo tuzajya tuvuga ngo dufashe sije eshatu, dufashe udutopiki dutatu, tutuganireho, tutwigeho, turebe ngo ni iki cyadufasha, aho kugira ngo ibintu bireke kubageraho kandi mureke kubyumva kandi ari iby'ingenzi. Nawe ufite ibyo watubwira, nawe ufite ibyo watwungura ibitekerezo, twandikire rwose kuri nimero yacu. Turahari kugira ngo twumve ibyo mutubwira, ndetse turahari kugira ngo dufatanye twubake sosiyete nyarwanda kurushaho kugenda neza. Mubwire rero nta kindi ibereyeho. Nimba hari umuntu ushaka gutungura, tubwire tuze tumutungure. Mwabonye ukuntu dutungura abantu, mugende musubire mu biganiro byacu, dushyira abantu indabo, tubashyira impano, tubashyira umuhanzi, tukagenda tugataramira umuntu, tukamubwira ngo turamukunda. Shimira abantu, shimira ababyeyi bawe, shimira abavandimwe bawe, shimira inshuti zawe, shimira abaturanyi bawe, shimira babandi bagufasha imirimo ya buri munsi mu rugo. Buri muntu wese ubona ko ari uw'umumaro mu buzima bwawe, buri muntu wese ubona ko ari ingenzi, buri muntu wese ubona ko ari icyo agufasha, bimubwire. Ejo utazicuza ngo kanaka agiye ntaramubwiye ko mukunda kandi nari nkwiye kubimubwira. Ndabashimiye rero, mukomeze mubane natwe, mukore like,
mukore share, mukore subscribe, ibiganiro byacu birushaho kugera kure. Amahoro y'Imana abane namwe.